Shalom shalom wakunzi ba time to know, twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana kuri iyi chano yacu. Mumeze mute aho muri hose? Muri iyi minsi tugiye kubazanira inkuru zidasanzwe, ariko ni inkuru tugenda dukuramo inyigisho z'ubuzima bwa buri munsi. Ni inkuru mbarankuru zizajya zidufasha kumva inkuru zimwe na zimwe, ndetse no kuba twakuramo inyigisho zadufasha mu buzima, kuko mu buzima tugenda duhura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko tuba dukeneye no kwiga, kuko ibintu biba bikubayeho nubwo wumva biremereye ntabwo ari wa mbere biba bibayeho. Hari abandi baba barahuye nabyo, babinyuzemo bate, babiciyemo bate. Rero tugiye kujya tugenda tuvuga kuri utwo dukuru, hanyuma mujye mudukurikira, muzajya mukuramo inyigisho. Inkuru y'uyu munsi yitwa ngo namenye ukuri nyuma y'igihe kirekire. Namenye ukuri nyuma y'igihe kirekire. Amazina yanjye nitwa Lisa, mfite imyaka 27, ariko inkuru yanjye niyo mu myaka yashize. Ntabwo ari inkuru ishimishije, gusa ni inkuru yanjye. Nshaka kuyibabwira kugira ngo wenda niba hari umeze nkanjye nawe abashe kuyumva, ndetse abashe no gukira. Nakuriye mu gace kamwe kari mu mujyi uri iruhande rw'umusozi. Harakonjaga cyane, imbeho ari nyinshi, imvura igwa cyane. Mu gihe cy'urugaryi habaga hasa neza. Inzu yacu yari nto cyane ariko imeze neza. Yari ibyumba 2 ndetse ifite n'igikoni gito cyane, gusa yari inzu yuzuyemo urukundo rwinshi pe. Ababyeyi banjye bari Suzana na Karori. Mama yakoraga ibijyanye no gukora imigati. Buri gitondo yakoraga umugati, keke, agakora n'utundi tuntu two kurya. Buri gihe yatahaga ahumura nk'isukari. Data yari umukanishi, intoki ze zari zikomeye bikabije, gusa yaraguhoberaga ukumva uratuje, kuko yari yuzuye urukundo. Bari boroheje mu by'ukuri, ariko bari buzuye umutima w'ubugwaneza. Nahoraga ntekereza ko ndi umukobwa wabo. Nta wari warigeze ambwira ibitandukanye n'ibyo. Nanjye nta kibazo na kimwe nabazaga. Nasaga nabo. Umusatsi wanjye wari mwinshi nk'uwa mama, amaso yanjye yari nk'aya data. Twakundaga guseka twese, tugakina ndetse tugasangirira ku meza amwe. Banguriraga ibikinisho uko bashoboye, bakangurira ibitabo ndetse n'imyenda y'ishuri. Icyumba cyanjye cyarimo uburiri bworoshye, ndetse nagiraga n'ikiringiti cy'ubururu. Iyo narwaraga, mama yanyicaraga iruhande akandirimbira. Data nawe yakundaga kunsomera inkuru ngiye kuryama. Yakundaga kunyita ngo zuba ryanjye, akansoma mu gahanga, ubundi nkaryama. Muri weekend twaratemberaga iruhande rw'umugezi, cyangwa se tukajya mu gashyamba. Ntitwagiraga amafaranga menshi, ariko twahoranaga umunezero. Tukareba filime turi kumwe, twirira injugu. Natekerezaga ko mfite ubuzima bw'agatangaza. Natekerezaga ko buri mwana abayeho nkanjye. Sinigeze menya ikintu na kimwe gitandukanye n'ibyo kuri njye. Sinigeze ntekereza impamvu nta foto yo mu buhinja bwanjye mbona mu rugo. Sinigeraga nibaza impamvu mbona ababyeyi banjye bakuze ugereranije n'abandi bana twigana ku ishuri. Gusa buri kimwe cyaje guhinduka ubwo nagiraga imyaka 13. Ikigoroba kimwe, hakonje cyane, ikirere cyahindutse ndetse umuyaga uri guhuha cyane. Nari mu cyumba cyanjye ndi gukora umukoro wo mu rugo ku ishuri baduhaye. Masenge witwaga Jose araza kudusura. Yavugiraga hejuru kandi akavuga asakuza. We na mama bari mu gikoni bari kunywa icyayi. Nasohotse nje gufata amazi yo kunywa. Ngeze ku muryango w'igikoni numva izina ryanjye, gusa sinari ngamije kubumviriza. Nuko numva Jose aravuze ati, ese Lisa arabizi ko ari umwana murera? Umutima watangiye gutera cyane. Mama yaramusubije ati, igihe ntikiragera, tugomba gutegereza.
aracyafite imyaka 13 gusa erega. Masenge aravuga ngo umunsi umwe azabimenya. Natangiye gutengurwa, sinanyeganyegaga, sinabasha kuvuga, gusa ndahagarara ndakomeza ndumva. Jose arakomeza aravuga ati nyina aramubyara amutanga, none Suzana na Karoli bamurera nk'uwabo. Numvise ntabyumva, numvaga ntashaka no kubyemera. Nahise nsubira mu cyumba cyanjye, nicara ku buriri ndarira. Iryo joro sinigeze mbasha gusinzira na gato. Umusego wanjye wari watose kubera kurira. Numvaga ntashaka kongera guhuza amaso n'ababyeyi banjye mu gitondo. Iryo joro sinigeze mbasha gusinzira na gato. Umusego wanjye wari watose kubera kurira. Numvaga ntashaka kongera guhuza amaso n'ababyeyi banjye mu gitondo. Izuba rimaze kurasa, nagiye mu gikoni nk'ibisanzwe. Mama yarimo ategura ibya mu gitondo, data yarimo asoma ikinyamakuru. Bose bari bameze nk'ibisanzwe, gusa njye siko nari imeze. Nari mfite umujinya mwinshi, nari ndakaye cyane. Narebye mama ndamubaza nti koko ntago mwambyaye? Yarahindukiye arandeba mu bwuzu bwinshi ati yego mukundwa, gusa turagukunda kurusha ikintu icyo ari cyo cyose nubwo tutakubyaye. Numvise umutima ushwanyaguritse, ndababwira nti mwarambeshye, ntimuri ababyeyi banjye. Data yarandebye, ntiyari arakaye, ahubwo wabonaga ko ababaye pe. Yaranyegereye amfata ku rutugu, arambwira ati ntitwigeze na rimwe twifuza kukubabaza. Twari kuzabikubwira umunsi umwe, gusa ntitwari tuzi ngo ni ryari. Narabasubije nti ndashaka kumenya ababyeyi banjye b'ukuri, ndashaka kugenda. Mama yaragiye mu cyumba cyanjye anzingira utuntu dukeya. Data ampereza amafaranga make. Ntibigeze bagerageza kumpagarika. Yewe ntabwo bambwiye ngo singende, gusa byaragaragaraga mu maso yabo ko bafite agahinda nubwo batari kubasha kumpagarika. Sinigeze mbashimira, byibuze ngo mbabwire mwarakoze. Nari mfite uburakari, narasohotse ndagenda. Sinari nzi neza aho ngiye kuko ari aho ngiye kujya, ariko nibutse ibyo Masenge yavuze avuga aho ababyeyi banjye batuye. Hari nk'amasaha 2 kujyayo n'imodoka. Naragiye nicara ku cyapa ntegereza imodoka. Umuyaga wari mwinshi, warampuhaga cyane mu maso. Numvaga mfite ubwoba buvanze n'umujinya. Ntabwo nifuzaga gusubira mu rugo. Imodoka yaraje, ndishyura ndagenda. Nicara ahantu ku idirishya ngenda ndeba hanze. Tunyura ku biti byinshi ndetse n'inyubako nyinshi. Umutima wari uremerewe, numvaga wagira ngo ni nk'ibuye ririmo. Ubwo navaga mu modoka, naragiye kuri aderesi nari mfite mu gakayi kanjye. Nari nazanditse ubwo numvaga Masenge azivuga, gusa sinari nzi neza niba arizo koko. Nabonye inzu imeze nk'ishaje kandi ntoya, narayegereye. Mfashe n'agakapu kanjye mu ntoki. Nahagaze imbere yayo umwanya munini. Ndiruhutsa maze ndakomanga. Umugore yarakinguye, yari afite imvi mu musatsi, gusa agaragara nk'unaniwe cyane. Yarandebye ariko ntiyagira icyo avuga. Mbona hasohotse umugabo. Isura ye yari nto cyane. Yari yambaye ishati icitse, yaranyitegereje nuko arambwira ati Arisa. Nanjye naramusubije ntiyego, ndatekereza ko ndi umwana wanyu. Nubwo nari niteze ko baranyakirana urugwiro, siko byagenze. Ntiyari yishimye, ntiyigeze aseka nk'umuntu ubonye umuntu ataraherutse cyangwa yari yarabuze, ndetse habe no kurambura ikiganza ngo ansuhuze. Undi mwana muto nawe yaraje. Wabonaga ko akiri umusore, gusa ubona ko anduta mu myaka. Yarambajije n'uburakari bwinshi, ngo kuki uri hano? Nta biryo ndetse nta n'icyumba cy'undi muntu dufite. Natwe ubwacu ntabwo tuhakwiriwe. Data umbyara yarandebye arambwira ngo ubuzima hano burakomeye. Turakennye cyane.
umugore wanjye si umuntu mwiza, ntajya avuga, ntajya aseka, nta cyiza cyamuvaho, nta mwanya hano dufite, mbabarira Lisa, ntacyo mfite nagufasha. Nabaye nk'ukubiswe n'inkuba, mbese numvise meze nk'uwo bakubise ikintu mu gatuza, numvise narira, amarira azenga mu maso, ariko ndikomeza, ikiniga kiramfata, amaguru ahinda umushyitsi. Narahindukiye ndagenda, nta muntu n'umwe byibuze wampagaritse, barandetse ndagenda, habe no guhamagara izina ryanjye. Nta wambaje niba nariye cyangwa se ambaza aho ndi burare, kuko bwari bumaze kwira. Naragiye ngera ahantu hari umugezi, nkabona intebe ndicara, bwari butangiye kwira, hari hakonje cyane. Nicaye aho hantu n'agakapu kanjye, nari njyenyine, ntangira kumva nigunze, nihebye, ntangira gutekereza ko nta muntu n'umwe unkeneye, ko nta muntu n'umwe ubaho unkunda. Nitegereje wa mugezi, numva nakwinagamo ngo wenda ibintu byose bikarangira, uburibwe mfite, ubukonje ndimo, umubabaro, ubwihebe, byose bigashira. Ariko numvaga ijwi muri njye rimbwira riti wibikora, haracyari abagufitiye urukundo. Nuko nafashe telefone yanjye, intoki zaratitiraga kuko hari hakonje cyane. Nuko noherereza ubutumwa mama wanderaga, ndamubwira nti ndakwinginze mama, mfasha, ndashaka kugaruka mu rugo, nutamfasha ndinaga muri uyu mugezi nicayeho. Numvaga umutima utera cyane, nakomezaga ncunga telefone yanjye. Iminota 10 yarashize, 20 irashira, ntangira gutekereza ko nta muntu n'umwe unyitayeho. Nuko numva telefone irasonnye, bwari ubutumwa buje, bwaravugaga buti ndaje nohereza amafaranga, ndakwinginze ntugire ikintu na kimwe kibukora, ihangane turagukunda cyane, turagutegereje, ni karibu mu rugo rwose. Nararize cyane, ntangira kumva umutima wanjye utangiye kugenda ucya, kuko byibuze hari umuntu warumbwiye ko nkunze muri ako kanya. Numvaga ntangiye kugarura icyizere. Nakomeje gutegereza ku mugezi, hari imbeho nyinshi, bwari butangiye kwira. Nakomeje gufata telefone mu ntoki nubwo zari zikonje cyane. Nakomezaga nsubiramo bwa butumwa mama ndera yanyoherereje. Ubwo butumwa bwampaye icyizere nubwo cyari gikeya, ariko byari bihagije. Nategereje amasaha hafi 2, ibirenge byari bitangiye kundya kubera gukonja, nari nshonje cyane kuko igifu cyari kirimo ubusa. Sinari nakariye guhera mu gitondo, gusa numvaga bitampangayikishije cyane. Icyari kimpangayikishije ni uko amafaranga ngeraho nkataha. Ubwo nakiraga ubutumwa bw'amafaranga, nahise mpaguruka vuba vuba njya gushaka aho nategera imodoka. Yari amafaranga ahagije ku buryo nguramo itike. Narayiguze, hanyuma ndicara ntegereza imodoka. Umubyeyi umwe wari wicaye hirya yanjye yarandebye aramwenyura, arambaza ati ese umeze neza? Sinigeze musubiza, naramwihoreye. Ubwo imodoka yahageraga, narinjiye, nicaye iruhande rw'idirishya. Nanone bwari bumaze guhumana, ijoro ryari riguye, nta kavuyo kari mu muhanda, umuhanda wari utuje cyane. Nageragezaga kureba hanze ariko ntacyo nabonaga kuko bwari bwije cyane. Nakomezaga ntekereza ku babyeyi bandera, Suzana na Karoli. Nibukaga amasura yabo ubwo nababwiraga nabi, natekerezaga ukuntu nasohotse ntanasezeye. Nageze mu gace k'iwacu mu gicuku, hari hatuje ndetse hanakonje cyane. Nta modoka zari zihari, nta bantu bari bakigenda, uretse umwijima mu muhanda gusa. Nerekeje mu rugo, mbanza guhagarara hanze akanya gatoya. Amatara yarakaga mu ruganiriro. Nikije umutima gato, nuko ndakingura ndinjira. Mama yari yicaye mu ntebe, data yari mu idirishya. Bambonye ntacyo bigeze bambaza, ntibambwiye nabi, ahubwo barahagurutse baza bansanga.
mama yaje ansanganira arankubira cyane arankomeza. Data yafashe ka gakapu kanjye nari mpetse ku mugongo agashyira mu ntebe, nuko amfata ku rutugu. Nta jambo bavuze, ntacyo bigeze batangaza, ahubwo twarakomeje turahagarara turarebana. Nuko mama arambwira ati ngwino kibondo, icara hano urakonje cyane. Yanzaniye icyo kwifubika, data ajya kuntekera icyayi. Bampaye ibyo kurya, yari isupu ishyushye cyane n'umugati. Nariye gahoro gahoro ntavuga, nabo bicaye iruhande rwanjye barantegereza. Nyuma yo kurya nahise njya mu cyumba cyanjye, nsanga rwose buri kimwe cyose kimeze nk'uko nagisize. Wari kugira ngo nta cyabaye, mbese sinigeze mva mu rugo, gusa muri njye numvaga hahindutse byinshi. Naragiye ndyama ku buriri ngaramye ndeba hejuru, ntekereza ibyabaye byose. Sinigeze nsinzira, natekerezaga ku babyeyi bambyaye, ngatekereza inzu nasanze babamo, nkibaza isura ya musaza wanjye nabonye uburyo yari arakaye, nkibuka ukuntu nta n'umwe wasekaga, batanashakaga ngo batanshakaga. Ngatekereza ku buzima bwanjye bwa nyabwo, ku babyeyi banjye ba nyabo bandera, bankujije, abarara bakanuye bategereje ubutumwa bwanjye, abanyohereza amafaranga batambajije impamvu. Numvise mfite ikimwaro ndetse n'isoni, numva wagira ngo ni nk'ibuye riri mu gatuza kanjye. Mu gitondo kare cyane mama yaraje mu cyumba cyanjye anzaniye icyayi, yari afite igikombe mu ntoki. Ntiyigeze agira icyo avuga na kimwe ku byabaye. Yateretse igikombe iruhande rw'uburiri maze aricara. Yarandebye nanjye ndamureba, intoki ze zari zishyushye cyane, nuko ndamwongorera nti mumbabarire. Yankoze mu mutwe gahoro gahoro, nuko arambwira ati uko byamera kose uri umwana wacu iteka ryose. Numvise amarira aturutse ahantu ntazi, ntangira kurira. Narize nk'uruhinja pe. Ntiyigeze ampagarika, yaranyegereje arandika ndarira koko. Nuko ndamubaza nti kuki mutigeze mumbwiza ukuri? Yaransubije ati twashakaga kuzabikubwira umaze gukura, twari dufite ubwoba ko dushobora kukubabaza cyangwa se tukakubura. Naracecetse, gusa ndabumva mu mutima wanjye. Nibyo si abatagatifu, ariko byibuze bafite urukundo rwa nyarwo. Bampaye buri kimwe bari bafite, ntacyo bigeze banyima. Ntibantwise, ariko byibuze bamfite mu mitima yabo. Uwo munsi data yavuye ku kazi hakiri kare cyane, aza yitwaje indabo mu ntoki. Akimbona yaramwenyuye, nuko arambwira ati urakaza neza mukundwa, izi ndabo ni izawe. Iryo jambo mukundwa ryatumye ndira nanone, kuko ryanyibukije ukuntu yajyaga binyita ndi muto. Imikino twakinaga, uko yantwaraga ku byicungo by'abana, uko yakoraga igare ryanjye ryapfuye. Rwose pe, icyo gihe nkiri muto nari nkunzwe, nanjye ndabizi. Iminsi yarashize, ababyeyi banjye nta kintu na kimwe bigeze bambaza ku rugendo nagize, aho nagiye uko byagenze. Ntibigeze banashaka ko tubivugaho ibyambayeho byose. Ubwo nagendaga bakomeje kunyitaho n'urukundo rwinshi. Natangiye gufasha mama mu gikoni, nkora amasuku mu cyumba cyanjye, ndetse ntangira no kujya ku ishuri nanone. Abarimu banjye bongeye kunyishimira ko ngarutse. Abo twigana bakomeza bambaza bati wabaga hehe? Narababwiye nti sinari meze neza, sinigeze mbabwira inkuru yanjye yose. Inkuru ni iyanjye, agahinda ni akanjye, kandi n'urwo rukundo ni urwanjye. Umugoroba umwe narimo mfasha mama mu gikoni koza ibyombo, maze ndamureba ndamubaza nti ese nakongera nkaguhamagara mama nk'ibisanzwe? Yarahagaze arandeba, amaso ye yari yuzuyemo amarira, nuko arambwira ati nta na rimwe ugomba kureka kunyita mama. Nubwo waba waragiye uracyari umwana wanjye. Nyuma y'ibyo nahise numva hari igihindutse mu rugo, numva hagarutse umwuka mwiza,
numva nongeye kugira impamvu zo kwisanzura. Ntitwigeze tuvuga ibya wa mugezi nari nicayeho nshaka kwinagamo. Ntitwigeze tuvuga iby'urugo nasuye. Twigeze tuvuga ku burakari n'amarira nari mfite, ahubwo twakomeje ubuzima. Twarongeye tukajya tujya ku isoko nk'ibisanzwe. Data akora amatara yo mu cyumba cyanjye, mama akangurira ibyo nakundaga, tukareba filime zisekeje turi kumwe. Mbese twese twabaga turi hamwe duseka. Uwa gatandatu umwe dutegura ibya mu gitondo byinshi cyane, harimo imigati, amagi, imbuto, imitobe. Maze mama aravuga ati reka uyu wa gatandatu ubu wa gatandatu mushya w'intangiriro z'amabwiriza mashya. Narasetse nuko ndavuga nti ndabikunze cyane. Ku ishuri natangiye kongera guseka, ntangira kongera gukora imikoro yo mu rugo, ndetse njya no mu ihuriro ry'abasoma ibitabo. Nasomye inkuru z'abakobwa bari barabuze bakongera bakaboneka. Izo nkuru zasaga n'iyanjye, numvaga ari njye rwose. Ndabizi sinshobora kwibagirwa ibyabaye, sinshobora kwibagirwa urya munsi nagendaga, cyangwa se ngo nibagirwe ijoro ryo ku mugezi. Ariko kandi ndabizi ko nagarutse nkagaruka mu rugo. Ababyeyi banjye ntibigeze bambwira bati twari twarabikubwiye. Ntibigeze bancira urubanza, ahubwo barakomeje barankunda. Urwo rukundo rurakomeye kuruta amaraso. Urwo rukundo rurakomeye kuruta agahinda ako ari ko kose. Umunsi umwe data yarimo akora imodoka, ndagenda mwicaye iruhande, nuko ampereza kimwe mu bikoresho bye. Arangije arambaza ngo urashaka kumfasha? Namusubije nseka nti ntabwo nzi uko nabikora. Yansubije ati uzabyiga. Ati umunsi umwe uzabyiga ubimenye ndetse no kundusha. Naramurebye nuko ndaseka, ndavuga nti nishimye mfite ishema. Uwo mugoroba mama yampaye igitabo cy'amafoto yanjye ya kera. Harimo udufoto twanjye twa kera ndi guseka, ndi gukina, nsinziriye ndetse n'ibindi. Nuko arangije arambwira ati uri igice kimwe mu mateka yacu, wamye uri hano. Nahinduye impapuro mbona amafoto yo mu bwana, ay'iminsi mikuru y'amavuko yanjye, ay'ibiruhuko, ayo twatembereye. Yari menshi pe. Nabonaga urukundo muri buri foto. Iryo joro narasinziriye neza cyane. Noneho bwa mbere mu byumweru bitambutse numvise umutima wanjye utuje. Imyaka yaratambutse uhereye icyo gihe, kuko ubu mfite 27. Ndacyatuye muri ka gace nakuriyemo. Ubuzima bwanjye busa n'ubutandukanye ubu, ariko mu buryo bwinshi mba numva busa nk'aho bukiri bwa bundi. Narangije amashuri, nagiye muri kaminuza niga ubuvuzi. Nashakaga gufasha abantu. Numvaga nshaka kwita ku bandi nk'uko ababyeyi banjye banyitaho. Ubu nkora ku mavuriro matoya. Mbona abantu buri munsi, abakuru, abato, abakire, abakene. Ngerageza kwiyumvisha uburibwe bwabo. Ngerageza kuba umugwaneza uko mama wanjye yageragezaga kuba. Ngerageza kuba umunyembaraga nk'uko papa yari ari. Ndacyatuye iruhande rwabo. Ubu bamaze gukura. Data umusatsi wamaze kuba imvi gusa, ntabwo agikora ibintu yihuta nka kera. Mama agenda yigengesereye, kandi akaruhuka kenshi gashoboka ku munsi. Ariko ntibaragahinduka mu mutima wanjye. Buri weekend ndabasura, nkabafasha amasuku, nkabatekera ibyo kurya bakunda. Mama nkamujyana kwa muganga. Twavayo data nkamutwara ku isoko. Nyuma yaho tukicara hamwe ku mugoroba, tugasangira icyayi, tukaganira ku bintu byoroheje, harimo uko ikirere kimeze, harimo iby'abaturanyi, ndetse n'ibiganiro bimwe na bimwe
bica ku mateleviziyo. Rimwe na rimwe tukicara ducecetse, ariko uko guceceka uba wumva ntacyo gutwaye. Ntidukeneye kuvuga byinshi igihe cyose, dukeneye kuba turi kumwe. Ntitwigeze tuvuga ku bijyanye n'umunsi navaga mu rugo, ntitwigeze tuvuga ibya wa mugezi nashakaga kwishoramo, ntitwigeze tuvuga inzu nasanzeyo cyangwa tuvuge ku magambo navuze n'uburakari bwinshi. Nta na rimwe ababyeyi banjye bigeze bambaza kwisobanura, ntibigeze banatuma niyumva nabi, ariko muri njye mpora mbyibuka, nkibuka mpagaze imbere ya ka kazu gato, ngahora nibuka ijambo numvise ngo nta mwanya uhagije hano dufite. Nkibuka uburyo niyumvaga nkaho muri njye harimo ubusa, ariko kandi nkibuka ya supu ishyushye, cya cyo kwifubika mama yanzaniye, wa muhobero bampobeye utuje cyane. Ibyo nabyo ni bimwe mu byo mfite. Rimwe na rimwe ntekereza ku babyeyi bambyaye. Simbanga, ariko kandi sinanabakunda. Ubu ndabyumva noneho ko abantu bamwe na bamwe batabasha gutanga icyo badafite. Nta mahoro bari bafite, nta bugwaneza bagiraga, nta mwanya bagiraga mu mitima yabo. Ni igice kimwe mu bigize ubuzima bwanjye, ariko ntabwo ari bo bagize inkuru yanjye yose. Inkuru yanjye ya nyayo igizwe na Suzana ndetse na Karoli, ababyeyi bahahora ku bwanjye, ababyeyi bampisemo, ababyeyi bankunda nubwo jye naba mbigizayo. Ntibari bakwiye kunyakira, ntibari bakwiye kumpa ubuturo, ariko barabikoze. Bampaye ubufasha bwo kwiga, bankoreye ibirori byo kwizihiza isabukuru yanjye, barampoberaga igihe nabaga mbikeneye cyane cyane ngize inzozi mbi. Bampaye ahantu ho kumva ntekanye, bampaye ibitwenge mu majoro acecetse, bampaye umutuzo mu minsi igoye. Ndibuka mu gihe cy'umuyaga ukomeye nari mfite ubwoba. Icyo gihe nari mfite imyaka 10, narimo ndira cyane. Data yaraje n'uburingiti n'urumuri, aryama iruhande rwanjye, ambwira inkuru zisekeje z'ubugoryi kugeza nsinziriye. Sinshobora kwibagirwa iyo nkuru n'iryo joro uko ryari rimeze. Nibuka umunsi wanjye wa mbere wo kujya ku ishuri, uko mama yamfashe ikiganza. Nari mfite ubwoba, yarandebye araseka, arambwira ati, undebe mu maso, ntuhumbye, uraza kumererwa neza. Ibyo ni bimwe mu byanyubatse, byangize uwo ndiwe. Urukundo ntirusobanuye uwakubyaye gusa, urukundo rusobanuye uwaguhaye umuryango. Urukundo rusobanuye uhahora ku bwawe nubwo byaba bikomeye. Ahora ategereje ubutumwa bwawe no mu gicuku. Ushobora kukoherereza amafaranga atagusabye ubusobanuro bwayo. Uwitanga akagukorera isupu igihe ugarutse umutima ushenjaguritse. Ubu noneho nzi ikintu cy'ingenzi. Amaraso si yo yonyine agira umuntu umubyeyi. Urukundo narwo ruramugira cyane. Igihe kirabikora, ndetse no kukwitaho bikabikora. Umubyeyi w'ukuri ni umwe ukubyutsa mu gicuku uri kurira, akaguhobera akaguhumuriza. Umubyeyi ni uwihanganira guhora agutegurira ifunguro rya saa sita ngo inzara itakwica. Umwe ukwigisha uko wayobora ubuzima, umwe ushobora kukubabarira nubwo waba wamubabaje. Burya munsi ababyeyi banjye narabababaje, narabasize ntanababwiye ntibyibuze murakoze. Narabakankamiye, natumye barira, ariko bongeye kunyakirana ubwuzu n'amaboko arambuye. Ntibari bakeneye ko mba intungane, icyo bari bakeneye ni uko ngaruka mu rugo. Rimwe na rimwe mu gicuku nibukaga urya munsi, nkibuka nicaye iruhande rw'umugezi, nkibuka uko nari hafi yo kubura buri kimwe cyose, ariko siko byagenze, kuko hari abantu babiri bahisemo kunkunda. Urwo rukundo nirwo rwantabaye.
ubu mfite ikayi nandikamo ibyo ntekereza, urwibutso rwanjye kandi n'amasomo nize. Igice kimwe handitsemo ngo ntukeneye kuvuka mu muryango kugira ngo ube umwe muri bo. Ikindi kikandikwamo ngo ineza iruta amagambo. Nubwo waba wabuze iteka ryose, hari abategereje ko ugaruka mu rugo. Rimwe na rimwe njya nireba mu kirori nkibuka wa mukobwa muto wari wuzuye ubwoba bwinshi, umukobwa wirukanse ajya gushaka ibyo asanzwe afite. Ntiyari azi ko mu by'ukuri abifite, ariko noneho ubu arabizi ko abifite. Yari akeneye igihe cyo kubona ko akunzwe atari wenyine, nubwo we yatekerezaga ko adakunzwe ndetse yumva ari wenyine akeneye umuryango. Ariko ubu ndakomeye, umutima wanjye uracyibuka umubabaro nagize kirya gihe, ariko kandi nkanibuka uburyo waje gushira. Ndaseka bihagije, ndakunda bya nyabyo, ndababarira vuba cyane. Mu by'ukuri singikeneye kwibaza ngo kubera iki njyewe, kuko ubu ndabyumva. Inkuru yanjye ntiyansenye, ahubwo yaraje irongera iragenda, ifite igice cy'umwijima ndetse n'umucyo, ariko muri byose ifite urukundo ruhebuje. Urakoze kumva inkuru yanjye. Niba igukoze ku mutima, nizere kuri komeze kuzirikana ibi. Nturi wenyine, nta nubwo wibagiranye. Hari hamwe abantu bagukunda, nubwo batuje cyane, ariko bagukunda urukundo rukomeye, kandi rimwe na rimwe ibyo birahagije. Isomo ry'urugendo. Urukundo ntirusobanuye uwakubyaye gusa. Urukundo rusobanuye uwaguhaye umuryango. Urukundo rusobanuye uhahora ku bwawe nubwo byaba bikomeye. Uhora ategereje ubutumwa bwawe no mu gicuku. Ushobora kukohereza amafaranga atagusabye ubusobanuro bwayo. Uwitanga agakorera isupu mu gihe ugarutse umutima ushenjaguritse. Amaraso si yo yonyine agira umuntu umubyeyi. Urukundo ruramugira, igihe kirabikora, ndetse no kukwitaho bikabikora. Umubyeyi w'ukuri ni umwe ukubyutsa mu gicuku uri kurira, akaguhobera, akaguhumuriza. Umubyeyi ni uwihanganira guhora agutegurira ifunguro rya saa sita ngo inzara itakwica. Umwe ukwigisha uko wayobora ubuzima bwawe. Umwe ushobora kukubabarira nubwo waba wamubabaje. Iyi nkuru niba igukoze ku mutima, isangiza abandi kugira ngo nabo ibagereho. Inkuru nk'izi ngizi zizakomeza zigaruka no mu minsi iri imbere. Murakoze. Muraho neza. Ku bantu mwari mumaranye iminsi ikibazo cyo kugura no kuvana ibikoresho mu Bushinwa, mwarabuze uko mubigenza. Igisubizo nta kindi, ni Yuanjian Trading Company Limited. Iyi ni kampani igufasha kugura ibikoresho birimo ibya elegitoronike, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho bya mekanike, ndetse no gukora ibintu ubikura mu Bushinwa ubyoherezwa mu Rwanda, kandi tukabikugereza mu Rwanda mu gihe cya vuba cyane. Abantu namwe mwarwanaga no kohereza amafaranga ava cyangwa ajya mu Bushinwa, nabyo turabibafashamo. Yuanjian Trading Company Limited ni kampani yizewe y'Abanyarwanda ikorera mu Rwanda no mu Bushinwa, ikaba ifite uburambe mu bintu bya logisitike. Abadukeneye mwaduhamagara kuri nimero muri bubone kuri ekara yanyu. Nimutugane tubahe serivisi nziza mutasanga ahandi. Yuanjian Trading Company Limited, beyond your vision. Muraho neza. Ufite ubukwe, ufite anniversaire, ufite inama se, wabatirishije cyangwa inshuti zagusuye, none urifuza umuntu ugutegurira ifunguro rinogeye ijisho
rikaryohera akanwa, rikamanuka neza mu muhogo nta mbogamizi. Turahari ngo tubigufashemo. Duhamagare tugukorere ibintu byiza kandi ku giciro cyiza, utazigera wibagirwa na rimwe kuko uzahora udukumbura. Turahari ngo umunsi wawe ukugendekere neza. Udukeneye waduhamagara kuri nimero 0787070314 cyangwa 0782254334. Nimutugane tubahe serivisi nziza muzahora mukumbura.